Ibihe byiza bakomeje gutega amatwi Herbert TV show. Abenshi iyo mwumvishe iyi nyamaswa mukumva ubwenge igira, mukumva ukuntu ibayeho nk'umuntu, mukumva ukuntu iheka, ukuntu yita ku bana bayo, ukuntu yita ku muryango, abenshi birabatangaza. Iyo nyamaswa ndakeka abenshi mwatangiye kuyikeka. Hari abatangiye gukeka inguge cyangwa se bagakeka imparage cyangwa bagakeka inkima, ariko si yo ngiye kuvuga. Ngewe ndimo ndavuga gorira, ingagi. Ariyo mpamvu tugiye kurebera hamwe utuntu n'utundi mutari muzi ku ngagi, utuntu tugera mu 10 aritwo ngiye kubabwira. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, mbibutsa gukora subscribe kuri channel yanjye yitwa Herbert TV show. Nge nitwa Tuyisenge Iberi. Ikintu cya mbere utaruzi ku ngagi nuko ingagi zisa n'abantu cyane, kandi ingagi zikaba zihuje n'abantu DNA ku kigero cya hafi cya 98%. Iyo witegereje ingagi n'ubundi ubona ibisa na muntu neza, usibye ko yo ikunda kugira ibintu by'ubwoya nyine ku mubiri wayo cyane aribyo biyibandaho, kandi akenshi ukabona nyine ingagi ari nini cyane ugereranyije n'umuntu. Ikindi kandi ingagi zigira imbaraga zidasanzwe. Akenshi ingagi ishobora gukoresha imbaraga zigereranwa inshuro 6 kugera ku inshuro 10 z'umuntu mukuru asanzwe akoresha mu mibereho ye ya buri munsi. Ikindi cya gatatu, ingagi zibaho mu matsinda. Ingagi zibana mu matsinda yitwa trop, agizwe n'ingabo imwe nkuru yitwa silverback, ingore ndetse n'uduto twazo. Iyo ngagi yitwa silverback, manze nyibasobanurire, ni ingagi isa n'ikuze muri zo. Iba ifite ubwoya bw'umweru mu mugongo. Ibisanzwe ifite ubwoya bw'umweru bwose mu mugongo, bya bindi abasaza dukunda kubona bafite imvi. N'ingagi nazo zigira abasaza. Zigira abasaza, zikagira n'abakecuru. Ikindi nanone kandi wamenya ku ngagi, ingagi zigira uburyo bwinshi bwo kuvugana. Ingagi zifite uburyo bugera kuri 20 bwo gutanga ibimenyetso by'amajwi, harimo gusakuza, kwitotomba cyangwa gukubita mu gituza. Iko nako nta kandi kantu mukwiye kumenya rwose. Ikindi kandi ingagi zirya cyane. Buri ingagi zirafungura pe, zirafungura bihagije. Ingagi zifata ibiryo bigizwe n'ibimera ku kigero cya 85%, biba birimo ibyatsi, amababi, imbuto, ariko rimwe na rimwe ziryaho udukoko. Urumva ko ingagi zirarya cyane, zirarya zigahaga. Ikindi kandi ingagi zishobora kubaho imyaka isaga 35 kugeza kuri 40. Mbese ingagi zishobora kubaho igihe kirekire mu ishyamba, ndetse no hejuru ya 50 zirayigeza iyo zafashwe neza, zororewe ahantu nyine heza hari ubutumburuke. Ikindi nanone, ingagi zigira ubwenge bwinshi cyane. Zigira ubwenge ku buryo zishobora kwiga gukoresha ibikoresho. Urugero nko gukoresha agati mu gukura udusimba mu mwobo. Urumva ko nako nta kandi kantu k'umwihariko ingagi zifite, zisanzwe zifite. Akandi kantu k'ubwenge utaruzi ku ngagi, ikindi kandi ingagi zita ku bana bazo. Ingagi zita ku bana bazo cyane. Mbese muri make ingagi zifite umutima wuje urukundo ku bana bazo, cyane cyane ingore ziba hafi cyane y'utwana duto, kandi zikanaturinda cyane nyine aho tugiye hose ziba ziri kumwe. Mbese muri make ingagi igira umutima mwiza. Uko ubona mama wawe gukunda, uko ubona ababyeyi bawe bagukunda, papa wawe gukunda, n'ingagi niko ikunda abana. Ikindi cyanyuma ngiye kukubwira ugitega amatwi, ariko niba utari wamfollowinga nyaboneka, nakubwira gukanda subscribe kuri channel yanjye yitwa Herbert TV show, kugira ngo ujye ubashe gukurikirana utundi tuganiro tw'ubwenge mba nabakejejeho. Icyanyuma ngiki, ingagi zibaho mu Rwanda. Mu Rwanda ingagi ziri mu nyamaswa zubahwa cyane.
Ingagi ziri mu nyamaswa z'agatangaza ziri mu birunga, akenshi tuzisanga mu Rwanda, Uganda ndetse na Congo. Bikaba ari hamwe mu hantu hake ku isi usanga izo ngagi zibera mu misozi ya Mountain Gorillas. Ndabashimiye kuba mwateze amatwi iki kiganiro, mbibutsa gukora subscribe kuri channel yanjye yitwa Herbert TV Show kugira ngo mujye mubasha kubona ibindi biganiro. Nyaboneka subscribe zanyu ni inkunga ikomeye cyane, ndetse niba hari ikindi kiganiro wumva twagukorera ku kintu runaka, watumenyesha ukatwandikira muri comment kugira ngo dukomeze kubana mu bindi biganiro bikurikiye.